I'm the Oxford professor who translated the spell for Belle. The spell that released the fairies, and also happened to unleash that monstrosity. So I asked you to consider. Ndagira ngo mva amagambo ya Ramprostire sikiri twigeze kumva Bella avuga ati umwarimu wigisha Oxford wansobanurira umutongero ushobora gufungura karaka box. Rampo yaravuze ati uwo mwarimu ntago abaho ni ngewe woherereje Beri email mubwira uburyo yafungura karaka box. Bigaragara ko Rampo wohereje email bagafungura zira blue fairies zikava mu ka box hakavamo n'iriya nyamanzwa. Iyo nyamanzwa yamara kuvamo yabatesheje umutwe ubonye ko kubera nyamanzwa yavuye muri karaka box niyo mpamvu abantu bo mu gihe batumye bano barozi binjira. Yari imipango yose ya Rampo kugira ngo birabigerweho. What I was able to do on the outside at my lowest point without magic. And then ati nimba narabashije gukora ibyo byose kugira ngo twinjire muri uyu mujyi ndahantu muri ya kantambaraga na nkeya mba mfite. Bira byose yabikoze ari hanze y'umujyi yakonturaga bari mu mujyi ntambaraga na nkeya afite. Consider what I'm able to do in here. No nimba ibyo narabikoze ntambaraga mfite ndi hanze y'umujyi ibaze nawe noneho ibyo nakora ndi muri uyu mujyi mfite mashi ntago mubyumva. So maybe we should stop bickering and get on with this. Rero murekera kunshidikanyaho muze tujye ku gikorwa. Don't mean Maleficent. But she's dead. Atariko twari dukeneye kwiyunga no kuri Maleficent. Undi aravuga ati Maleficent yarapfuye. Bakeneye kuzuza ikipe none bakaba bane. Bakeneye na Maleficent kandi Maleficent yarapfuye mwarabibonye. Not entirely. Nago yapfuye wese. That mean Bivuze iki? We were working out. Ndaza kwera ku buryo Maleficent tumugarura. dead or alive, we got a bigger problem. Atariko turaza kugira ibibazo. Why should she say that? That beast was unable to defeat her. As bad as Maleficent is, Regina's dark heart is far worse. Sasa umva amagambo ya Urisura ya Madame Samaki. Ati nubwo twinjiye muri uyu mujyi na nyamaswa ntago igeze ibasha gutsinda Regina Mirizi. Ati Regina ni mubi cyane kurusha na Maleficent ni umuntu tugomba kugirira ubwoba nubwo tugeze muri uyu mujyi. Umva amagambo. You were so filled. Muri beshye. Regina is not the one we have to worry. Ntago ariwe tugomba gutinya. What? Iki? Did seek out the heart with the greatest potential for darkness, yes, but it wasn't going after Regina. Ndagira ngo umva amagambo ati iriya nyamaswa muri uyu mujyi nubwo abantu bakomeje gukeka ko yashakaga umuntu ufite umutima w'umwijima ari we Regina muri uyu mujyi ntago iriya nyamaswa ariyo yashakaga cyangwa ufite ibaraga byinshi muri uyu mujyi. Ati natwe rero umuntu tutagomba gutinya ntago ari umuntu tugomba gutinya ntago ari Regina hari undi muntu tugomba gutinya. Ati iriya nyamaswa yashakaga Emma Swan menya nawe buriya afite imbaraga zirenze kure iza Regina Mirizi niwe iriya nyamaswa yashakaga. Rampo aravuze ati umuntu mugomba gutinya ni Regina Mirizi nako ni Emma Swan ntago ari Regina. Dore Emma nguyu Emma afite ibaraga byinshi birenze abarozi batinya ariko we ntago arabimenya neza asika afite utubaraga dusanzwe. Kumwe na sheri we telefone tugaruke hano. Sasa urakwereka papa wa Emma Swan na mama we haraho baje muri iryo joro imvura iri kugwa. Ni David ari kumwe